nitwa Uzabakiriho Agnes, ntuye mu karere ka Huye, mu murenge wa Kinazi. Mfite uruganda rukora kawunga, nkanorora. BDF yaramfashije cyane ku buryo ntabona ukuntu mbikubwira. Nari mfite igitekerezo gusa, ntabwo nari mfite ubushobozi bwo kuba nakubaka uruganda. Hanyuma BDF inyishingira ingwate, nubaka uruganda rukora kawunga. BDF ntiyarekeye aho, nza kugira imbogamizi yuko RBS ibona ko hari ibyo ntari nujuje uruganda rwanjye. BDF yarongeye iramperekeza, mbona amafaranga kugira ngo nubaka aya makorotire ubona, amabiro, stoke, aho abakozi bakarabira, kuzana amazi mu ruganda, kugira ngo uruganda rwanjye rube rwujuje ibyangombwa, ubuziranenge bisabwa. Business yanjye ifashije abo duturanye ndetse n'abari hirya no hino, kubera ko mfite abakozi mu ruganda. Abo bose bakora hano mu ruganda, abana babo bakabona mitiweli, abana babo bakiga. Abaturage barahingaga umusaruro w'ibigori ntibabone ubagurira, bakajyana umusaruro wabo i Kigali. None uyu munsi bafite aho bagurisha umusaruro wabo.